Ndagushuje kandi nguhaye ikaze. Iyo ni Beta Skills TV. N'ubundi nk'uko musanzwe mubizi tugenda tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi biba byibanda ku buzima ndetse n'ibindi byagufasha kuba wagira ubuzima bwiza. Uyu munsi tugiye kureba indwara 10 zishobora kuba zatera amabya cyangwa udusabo tw'intanga kuba waribwa natwo. Izi ni indwara 10 zishobora gutera kuribwa amabya cyangwa ibyo twakwita testicle pain ku bagabo, ndetse n'impamvu zazo mu magambo yumvikana. Indwara ya mbere hariyo bita orchitis. Iyi ni indwara yo kubyimba ndetse no kubabara amabya, akenshi iterwa na virusi cyangwa bagiteri. Orchitis ni igihe amabya abyimba akababara, rimwe na rimwe akaba ashyushye kandi akagenda arushaho kubabaza. Ishobora gufata ibya rimwe cyangwa yombi. Ese yandura gute? Iyi ndwara ishobora guterwa n'impamvu ebyiri nyamukuru. Impamvu C niyo ikunze kuyitera cyane, akenshi iboneka nyuma y'iminsi 4 kugera kuri 7 iyo umuntu arwaye iyi virusi. Iyi ntiyandurira mu mibonano, ahubwo yandurira mu guhumeka umwuka umwe n'uyirwaye, gukorakora ibintu yakozeho. Ibimenyetso bishobora kuboneka buhoro buhoro bitunguranye, harimo kuribwa amabya, ububabare bukabije cyangwa bworoheje, kubyimba amabya agashobora kuba ashyushye, iseseme cyangwa kuruka, kubabara mu nda yo hepfo, kuribwa cyangwa gutwikwa iyo uri kunyara, gusohora amazi adasanzwe mu myanya myibarukiro. Ibyago by'iyi ndwara harimo kugabanuka kw'intanga, kwangirika kw'amabya ndetse no kurwara bigaruka kenshi. Indwara ya kabiri hariyo bita epididymitis. Ni indwara yo kubyimba ndetse no kubabara kwa epididymis, ni ukuvuga umuyoboro ubika kandi ugatwara intanga mu gihe ziri kuva mu mabya cyangwa mu dusabo tw'intanga. Akenshi ifata ibya rimwe ariko ishobora no gufata yombi. Epididymitis ni iki? Ni infection ituma epididymis yabyimba bigatera kuribwa amabya, kubyimba ndetse no kumva uburemere mu mabya. Ese iterwa n'iki cyangwa yandura gute? Iyi yo yandurira mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, harimo chlamydia cyangwa mburugu yandurira mu mibonano. Izindi ndwara kandi zirimo prostate, gutinda kunyara igihe kirekire, nabyo bishobora gutera iyi ndwara. Indwara ya gatatu hariyo bita testicular torsion. Ni indwara ikomeye kandi yihutirwa, ibaho igihe amabya azengurutse imitsi cyangwa ibyo twakwita spermatic cord uyaha amaraso, bigatuma amaraso atakigerayo neza. Iyo bidakemuwe vuba, ibya rishobora kwangirika cyangwa rigatakara burundu. Testicular torsion ni igihe ibya ryizengurutse rihagarika kwinjira kw'amaraso no gusohoka kwayo. Ibi bitera uburibwe bukabije, cyane cyane mu kanya gato. Iyi ndwara iterwa n'imiterere y'amabya umuntu avukana, ibaho nta mpamvu igaragara ibiteye. Ibimenyetso byayo hari ukuribwa gukabije kw'ibya rimwe, kubyimba vuba kw'amabya, iseseme no kuruka, umuriro rimwe na rimwe, ibya rikazamuka rikajya hejuru, harimo guhagarara nabi kw'ibya, ntibibe ku murongo usanzwe. Indi ndwara hariyo bita varicocele. Ni igihe imitsi itwara amaraso mu mabya yagutse kandi ikabyimba, cyane cyane mu ibya ry'ibumoso. Iyi ndwara ishobora gutera kuribwa kw'amabya no kugabanuka k'ubushobozi bwo kubyara. Varicocele ni iki? Ni ukwaguka kw'imitsi cyangwa vein, bigatuma amaraso adatembera neza mu mabya, bigateza ubushyuhe bwinshi mu mabya ndetse no kugabanuka k'ubwiza bw'intanga. Iterwa n'uko imitsi ifite valve idakora neza, guhagarara igihe kirekire, guterura ibintu biremereye. Ikunze ndetse no kugaragara ku rubyiruko hagati y'imyaka 15 kugera kuri 30. Gusa iyi si indwara yandura. Indi ndwara hariyo bita hydrocele. Ni igihe amazi yegeranya mu mufuka uzengurutse ibya, bigatera kubyimba kw'amabya. Akenshi ntibibabaza cyane, ariko bituma umuntu yumva aremerewe cyangwa bikazana kubyimba kugaragara. Hydrocele ni ukwiyongera kw'amazi mu mabya akazenguruka ibya,
bigatuma amabya abyimba, rimwe na rimwe rikaruta irindi ndetse ukumva uburemere. Gusa iyi si indwara yandura. Akenshi iterwa n'iki? Abana bashobora kuvukana umuyoboro udafunze ku bantu bakuru, harimo infection nka arichetezis ndetse na epididymitis. Ibimenyetso byayo hari ukubyimba kwayo, ibya rimwe riba rinini kurusha irindi, kumva uburemere mu mabya, uburibwe buke cyangwa ntibuboneke. Uko wayirinda harimo kuvura vuba infection zo mu mabya, ukirinda gukomeretsa amabya, ukihutira kwisuzumisha iyo wabonye yabyimbye. Ibindi, hari indwara zandurira mu mibonano. Ni indwara zikwirakwira binyuze mu mibonano cyangwa kuryamana. Zishobora kwandura hagati y'abantu bahuje imyanya ndangagitsina mu gihe cy'imibonano cyangwa binyuze mu maraso nko mu gihe cyo gusambanywa hadakoreshejwe agakingirizo. Indwara zandurira mu mibonano harimo nka chlamydia, ikaba ari bagiteri itera infection mu myanya myibarukiro. Ibimenyetso byayo harimo kubabara mu nda, kubyimba mu myanya ndangagitsina ndetse no gusohora amashyira afite ibara ridasanzwe. Harimo gonorrhea, harimo nka bagiteri yanduza imyanya myibarukiro. Ibimenyetso birimo kubabara mu gitsina, gusohora ururenda cyangwa inkari zifite ibara ry'umutuku cyangwa umukara. Harimo nka syphilis cyangwa mburugu, yandura kandi igakora ibikomere ku mwanya wose wahuye nayo. Ibimenyetso byayo harimo kubyimba bituruka cyangwa bikomeye ku bice by'umubiri, ibishishi bitera ku ngingo z'imyanya myibarukiro. Harimo nka herpes, HIV cyangwa sida, human papillomavirus, trichomonas, hepatite, bagiteri. Izi zose ni indwara zishobora gutera uburibwe mu mabya. Iyo twasorezaho, hari kanseri y'amabya. Ni indwara aho uturemangingo tw'amabya dukura mu buryo budasanzwe bigakura kanseri. Nubwo atari kenshi, rimwe na rimwe kanseri ivurwa neza cyane iyo ifashwe hakiri kare cyane ku rubyiruko. Kanseri ifata amabya akenshi itangira nk'akabyimba gakomeye ku ibya cyangwa impinduka ku bunini n'ukuntu ibya rimeze. Akenshi ntibabaza cyane mu ntangiriro. Abo yibasira ni abagabo bafite imyaka kuva kuri 15 kugera kuri 40. Abigeze kugira ibya ritamanutse, abafite amateka ya kanseri mu muryango, abigeze kurwara varicocele cyangwa infertility. Gusa ibi byo si impamvu nyamukuru yabyo. Ibimenyetso by'iyi kanseri harimo akabyimba gakomeye ku ibya rimwe rikaruta irindi, kumva uburemere mu mabya, kuribwa byoroheje cyangwa kubabara gake, kubabara mu nda, kubyimba amabere ndetse n'ibindi. Icyitonderwa, akabyimba kose mu mabya kagomba gusuzumwa, yaba kababaza cyangwa katababaza. Impamvu nyayo ntiramenyekana neza itereye kanseri, gusa iterwa n'impinduka mu turemangingo. Iyi si indwara yandura kandi ntiterwa n'imibonano. Isuzuma rikorerwa he? Kwipimisha amabya ukoresheje intoki, harimo ultrasound, ibizami by'amaraso cyangwa CTS sikana, kureba uko yakwirakwiye. Igihe ifashwe hakiri kare, hejuru ya 90% barakira. No mu byiciro byo hejuru igerageza kuvurwa neza.